Makuru niwe munyamakuru ukunda gukurikira mu Rwanda wumva ukunda cyane ukavuga ngo uyu munyamakuru ndamukunda aramutsa nanyemeye namubenguka kambera umugabo tubwire umwe gusa okay basi bitari byo ngibyo umunyamakuru ukunda wemera uvuga amakuru neza cyangwa inkuru neza ukumva ramukunze kabisa yego okay rero baravuga ngo ijya guhera arya ngihera ku rugo ijya kurisha ihera ku rugo okay sasa gushatse kuvuga iki ngo okay ibiganiro amakuru yego okay bitewe n'ukuntu nakubonye yego okay ndumva nyine naragukunze bitewe n'ukuntu uganira n'ibiganiro njya mbona ugira ntago ndinda kujya kure yego kandi uhari okay good urakoze cyane umwanya ndawegukanye cyane uzanambenguke nkubere umugabo sure yego sibyo se okay nta kibazo nubwumvikane tu okay good guys mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 niba wantekerezaga uyu munsi byibagirwe niboneye umugore Simone kuri kamera ntabwo ujye ukunda gufuha kubera ko abanyamakuru durana intambara nyinshi uyu munsi nshobora kuba nicaranye nawe mu kiganiro kamwa nti Jimmy rwose ngewe nshingiye ko nakunze ibiganiro byawe uburyo kirunaka mbese ibintu nk'ibyo ngibyo n'uporopoza nemeye nanjye kuzagira gute kuzashyiramo akanya nk'imera ese ejo uramutse ubonye nicaranye n'undi mukobwa mwiza kuri kamera nka gutya nkamutaka nk'uko natangiye ngutaka ntabwo bizakubabaza okay ubundi iyo uri mu kazi yego bitewe nyine n'ukuntu umuntu aba ari mu kazi ngiye ntabwo nafuwe aha good byiza cyane urakoze cyane Imana iguhumugisha mbaye ngushimiye muraho neza nshuti bavandimwe mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 TV ni umuhungu wanyu Jimmy 250 mukunda cyane nanjye ndabakunda reka nsuhuza abantu muri mu bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino mbabwira ngo peace love you guys ndabakunda cyane ndi kumwe n'umwana uhiye usa neza ukeye uryoshye ya reka tumusabe yatangire bwira abadukurikiye okay nitwa Uwitije Florence okay Uwitije Florence ni umukobwa ni umumama ni umufiyemere abiki muri ibyo bitatu mvuze I'm single I'm still single okay guys abari kutureba cyangwa se abari adukurikiye murabyumva muterere akajisho murebe uko bimeze rwose ibintu ni fresh zamuri karita ntuze navuze ngo utange namba wakintu ngo uzaza mbere bari uzagira gute uyikenera cyo mu gikari nta kibazo uyikenera cyo mu gikari nta kibazo biremewe ya ariko uvuze ngo witwa nde yegereza microphone nitwa Uwitije Florence okay ni umukobwa wigiriye icyizere cyane kusa neza cyane ni bisanzwe ariko ni bisanzwe yes sure iteka ry'isoro riri mwiza kuri ngewe nimba no kubanda uko nago bizi no kuri ngewe ariko ndiko nari icyuki nimba atari ibiganiro very beautiful bizi sure barabize nago wambeshye amakuru se ni meza sure niba atari ibanga nubwa kangahe wicaye kuri kamera ni irya kabiri ubwa mbere wakoreye hehe ntago nabyibuka ni kera yuvuze kera ubwa bari ryari hashize igihe okay kayiri impamvu nkubajije nagira ngo nze gusecinga nkurikirane niba ari ibiganiro bari wakoze niba ari filime niba ari comedy niba ari icyo bari wakoze kugira ngo nze gufollowing YouTube channel bari wakoreyeho oya agari ngombwa reka tugusabe uze guhamisha microphone hamwe kugira ngo hataza kujyamo ibintu by'umuyaga kubera ko wagiye zunguza sibyo
Okay, nta kibazo. Yeah. Okay, Florence. Ntabwo ndibuze kukubaza imyaka yawe ariko byagenda kose uri mukuru. Ntabwo uri ribu. Aya ribu narayirenze. Ribu narayirenze. Okay. Byiza cyane aho ni sawa cyane rwose. Uyu munsi uvuze ko ari inshuro ya kabiri wicaye kuri kamera. Ese ushingiye ku bakobwa benshi bakunze kuba bicaye kuri kamera zigiye zitandukanye, wowe ujya ubibona gute, ubifata nk'iki? Ubona ari nko kwigirira icyizere cyangwa se ubona ari nko kwishyira hanze, ubifata gute we ku ruhande rwawe? Okay, ubundi ni ukwigirira icyizere kuko uramutse utakigiriye ntabwo wahagarara imbere y'abantu ngo uvuge aya ugira isoni. Florence ninde, ni mukobwa ki, azwiho iki? Iyo bakwaje ngo urinde, uri muntu ki, uri mukobwa ki? Urugero nk'ushobora kumbaza ngo Jimmy ninde, ni muntu ki? Jimmy ni Jimmy 250, umunyamakuru, umuganga, umukomediye, umunyarwenya, bya bindi byose nyine nzwiho, abantu banziho mpita nivuga byose nkabivuza. Ni umuhanga muri marketing, mu bucuruzi, ibintu byose nyine mpita mvuga ngo ni Jimmy uzwi kuri ibi one by one byose ngashyira hari. Nkamaze kwivuga na marketing nkaba ndayikoze. Florence ninde, ni mukobwa ki, ni muntu ki, azwiho iki? Okay, hari icyo nyine njya numva abantu bavuga ariko nimba ari byo njye ntago mbizi. Ntabwo bizi gutara umuntu ko wizi. Okay, nyine njye numva babivuga. Umuntu wese tubashije kuvugana, yego, cyangwa se ambonye tukaganira, sinzi impamvu nyine ahita yumvisha yuko ngo ndi mwiza. Yego. Ubwo rero nyine ntago namenya icyo barishingiraho. Ariko ibyo bavuga ni ko kuri uri mwiza. Nyine by the way wambaye rinete nziza. Uteze ingofero neza. Yeah, urasa neza. Ni umukobwa mwiza nkuko babivuga, ibyo bavuga ni ukuri, nibyo, ntabwo babeshya. Kuko nanjye mbwiye ngo nishyiremo iturufu ntago nashyiramo ngando. Nashyiramo umuzungu. Seriye. Florence, twagiye dukomeze twiganirire. Nandimo nkubaza ngo nako nandimo nkubwira ngo birashoboka ko ushobora kuba uri mugari cyane, mbese nyine kuvuga ngo wenda Florence ndi umuntu uyu nguyu ndi runaka bigoye ukavuga ngo ntago nabona aho mpera naho nsoreza. Ariko nawe nkwaje ngo uyu mujyi wa Kigali wawugezemo ryari, umazemo imyaka ingahe, wawujemo uje gukora iki, kuri ubu ngubu ukora iki muri mujyi wa Kigali? Okay, rero wenda akazi naba nkora ntago ari ngombwa kukavuga. Yego. Ariko i Kigali urebye naje 2021. Kigali wajemo 2021. Yego. Bimaze imyaka ine yonyine gusa. Yes. Niki kintu waba warahuriye nacyo muri mujyi wa Kigali kikakubera kibi mu buzima bwawe akavuga ngo iki kintu ni kibi ndumva nava muri Kigali? So ni iki? Ntacyo pe, nta kintu nyine cyatuma kihankora. Reka ngiye nguhe ikintu kimwe kigeze gituma numva nava muri mujyi wa Kigali. Nigeze nkora kuzunguza, narazunguza nyuma yo kumara kwiga naje iwacu hano mu Rwanda. Maze kuza mpitwa n'ubuzima nkura n'ibibazo nyine biteye ubwoba, njya gucuruza imyenda yo kuzunguza imyenda. Twari tukirangura Nyabugogo, iriya soko rya Nyabugogo batararisenya. Urumva ko ngiye naje kera utagera ngo kayitagira ngo ni weho waje mu gitondo ko Kigali ngiye nagezemo za 2008 2009. Urashaje. Ubungubu umukobwa rwose nashyira mu mago yabazi ko abonye umugabo. Sindi kwitaka ariko shingira kuri experience y'ubuzima mfite. Ndetse muri mujyi wa Kigali no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye, kuko Jimmy 250 ni umusore wigira icyizere umaze kuba mu bihugu birenga 8 kandi yabibayemo ari gushaka ubuzima. Nabonye ikibi ni icyiza, namenye ikintu cyatuma ushwana n'umugore cyangwa ubana n'umugore. Donc ufite experience mu bintu byinshi bitandukanye. So twikomereze. Icyo gihe nari ndimo kuzunguza imyenda,
hari umupolisi bitaga Simon wakundaga gufata abantu icyo gihe twirukankaho imyenda turayijugunya twari twaguze twiriwe tutanacuruje dushonje tutariye twaranguye ariko tutaragusha n'umwenda n'umwe ngo tubone amafaranga yo kurya atwirukankaho imyenda turayijugunya urumva icyo gihe bagufataga yari amezi 6 igikondo numva Kigali ndayanze nabone twanaranguye ndatujugunye ndadutaye sinigeze ndanarya n'udufaranga navanye mu rugo nibura basi njya kwahesha nkarya numva Kigali ndayanze numva nataha cyo ni icyambere ikindi cya kabiri subamye ndi gutanga ni nyuma y'ibyo ngibyo urumva igishoro nyine cyahise kibura njya gushaka akazi icyo gihe mbura akazi nakora umuntu wari umufundo wari utuye hafi y'wanjye amwana isharana afite ikirakava tujyane turajyana kumbajyanye gucukura wese noneho nari muremure ndangije nahina gutya nkaburaho minira nkaburaho ndi buze kujomba ipiki ngo ngire gute ncukure nacukura gutya umuhindi w'intu zikankubita mu maguru arambwa ni rero va mu gakoko kare gato yabakoze umva najyaga gucukura ngenda kwicukura amaguru baba we noneho uwo munsi arambwa nti vaye rero uzamuka ugiye hejuru ujya ukurura itaka bose aratubeshya ngo baraza kuduha ranchi ya saa sita batugahurire ntibanabikora bigeze nimugoroba dutegereza ko baduhemba ntibaduhemba ndatandara inzara niriwe ndi gukurura itaka muri cya kiboro bakoresha gukurura itaka ndara inzara ijoro ryanga gucya ndavuga ngo mu gitondo ningira umugisha ndabyuka nerekeza iwacu Bugesera n'amaguru guys birakomeye urumva si cyo kintu gikomeye hari n'ibindi byinshi navuga byagiye bituma mvuga ngo uyu mujyi wa Kigali none rero sinkuraramo wowe mu buzima bwawe kuva wawugeramo kuva 2021 ni cyo kintu wahuye nacyo ukavuga ngo noneho Kigali ndayisezere ndagiye cyane kuri nacyo aya kindi yibutse yego okay hari akazi nigeze gukora yego ako kazi nakoze sije ko nyine ntago mvuze akariko yego ariko twakoraga nk'amezi nk'atatu muri aya 3 ugasanga baduhaye kumwe urumva iya noneho ibaze ko uri muri Kigali uri ukodesha urya ubyimenyera buri kimwe cyose yego noneho wajya kubita imibare y'inzu y'amafaranga uri Rwanda Road ko ntago uri kuvamo man ukajya nyine ukavuga ati se ndava mu nzu njye mu yindi urayijyamo gute se kandi amafaranga utafite nyine batarakwishyura ku kazi bagira nk'impuhwe nko mu mezi 2 hakajyaho nk'abiri bakaduhemba kumwe ukundi kwa kabiri ubwo urumva guhita kwikubitamo mbese ukabaho iteka randoro daguhiga okay noneho ukareba kwishyura amezi 2 mu nzu ukavuga ati reka njya ahandi nishyure kumwe ubwo kaba nk'umuzi yangahe nyine urumva yari societe murenze wenda umwe wenda nk'aba muri makobwa nka 2 cyangwa 3 mwishyize hamwe yego ubwo ukavuga ati akugira twishyura amezi 2 reka twimuke mwese mwakoze cyangwa none se mwakoraga akazi kamwe ariko twakoraga akazi kamwe urumva mbega ibintu bibabaje noneho guys byari bikomeye ukibaza nyine ukuntu uri bujye kwishyura inzu yego amezi 2 kandi uri kubona iyo kwezi kumwe gisamerwe ukayibona tukabigenza gutyo mukagenda muri mu kwezi se ntababwire nafatira ibyanyu no hari nk'ukuntu ukwezi nyine urabona iyo ugiye mu nzu yego ubu uri kwishyura ukwezi ugiye kubamo uri kumva yego none uko ugiye kubamo twakubagamo nyine twishyuye yego ngukurikiyeho kwa kabiri ubwo bigasanga ndi ku kazi bataraye duhemba mukamuhaye mu kwezi kubona yego sha mani Kigali uragenda uranga uravuga ni wapi nanjye nyivuyemo ubundi ibi bintu ni ibiti cyangwa aka kazi wakareka yego mani naho wagira bari baratuziritse ukumva kandi utahava kubera ukuntu hari ahantu heza yego ariko nyuma yaho ndavuga ati rero njyewe ndabona bitavamo kanigendera ndabacomoka ni akandi kazi ariko nakoze akazi kagoye ntabwo nyine
nabwira umuntu ngo abyumva ariko nyine akoze akazi kagoye cyane. Akazi kagoye. Okay, nakubajije ikintu cyaba cyarakubabaje nyine cyangwa kikakubangamira kumva Kigali wayivamo. Okay, nyine nicyo ngicyo cyatumye yumva kabisa Kigali wayisezerera bitewe nyine n'akazi nyine tu. Yego. Niki kintu okay icyo ni ikintu wahuye nacyo cy'imbogamizi cyakubabaje mu buzima kumva wanze Kigali. Noneho niki cyaba cyaragushimishije mu buzima bwawe ukavuga ngo Kigali iraryoshye we, ukumva noneho wayigumamo kabisa ukavuga ngo ni njye nayo? Ikintu cyaba cyarashimishije ugeze n'izi saha. Okay, ubundi biterwa wenda na societe uba urimo, sibyo? Hari ukuntu ukunda kuganira n'abantu yego b'ingeri zose zitandukanye. Ubundi bitewe n'ishuti uba ufite aho hantu, hari igihe uba wumva utahava, wahigumira kabisa ukibera aho ngaho. Bitewe n'ishuti nyine. Yego. Then nyine ikintu kituma ntava muri Kigali nyine sinzi impamvu, ndahakunda nyine. Ngiye nshaka kumenya ikintu cyakuryoheye muri Kigali ukavuga ngo nyuma y'imibabaro, nyuma y'imihangayiko, iyi Kigali sinzayivamo. Kimwe gusa. Ngumva ari ntaki. Ubundi nyine nje akazi ndi gukora ubu ngubu karashimishije. Karagushimishije. Ubona nka 200 yawe buri kwezi? Ayo nabona yari yo yose. Niyo byaba ari 10. Ariko ntabwo waba usa gutya ukeye gutya, mbese uri kunyirira gutya uhembwa udufaranga twe nica nekize. Ayo n'amembwa yose gipfa kuba nyishimiye jewe. Pfa kuyishimiye. Ayo ari yo yose. Yego. Unyuzwe nayo. Unyuzwe nayo pe. Wow, byiza cyane. Aho ni sawa cyane. Reka nkubaze ikindi kibazo kimwe. Mperuka kuganira na brother wanje, twari turi kuri pano, abayizi nyine ubwo barayizi. Twari turi live tuganira kuri topic ivuga ngo ubukwe ni iki, abandi bakavuga ngo ubukwe ni scam. Ariko ndicara nkoresha inyurabwenge mbasha gutekereza mbona ko ari scam, koko mbona ko ari scam 100%. Wowe ubibona ute? Ubukwe bufata nk'umuhango ki, ushatse gusobanura iki? Mbese ubona ari ibintu bikwiriye kubaho cyangwa bigomba gukomeza kubaho, cyangwa nawe urabona nyine ari uguscaminga abantu? Ubukwenge mbona ubundi sose biterwa n'ubushobozi bw'umuntu se. Ubukwe nyine mba numva ari ikintu cyiza, gishimishije, gishimisha n'abantu. Sibye yuko nyine hari abatabyifuza. None se wenda tubare ko ari ibintu bishimisha n'abantu, batubwira ko muri Edeni umuhango wo gukora wabereye bwa mbere. Ese uwo muhango wo gukora wabaye sebukwe w'umugeni yarinde, nyirabukwe w'umugeni yarinde, sebukwe w'umusore yarinde, nyirabukwe w'umusore yarinde? Urangurishije. Inkwano zakiriwe nande? Muri Edeni se nimari muri Edeni? Nago mbizi pe. Ngenda cyari umwana. Ibyo nago mbizi. Urabona atari scam duskaminga. Bakakubwira ngo ni mukobwa jana, ni mukobwa inka. Inkuka ushorera ukajyana ukabahereza bakaguha umukobwa wabo. Ntibatekereze yuko nabo babahaye umusore wabo, kuko n'abana babiri bahurije hamwe bagiye kwifatikanya kugira ngo bubake umuryango, nabo witwa ababyeyi. Ariko uyatanze inkwano, uyu nta kintu atanze. Kandi iwabo umukobwa barareze n'iwabo umuhungu barareze. Ibi bintu nta guskaminga abantu birimo uri kubonamo wowe. Gute se? None se mama yarakubyaye, arakonsa, arakurera, akwishyurira amashuri, urigura arangiza, niba wenda waranarangiza simbizi turi kuganira n'urugero. Ejo ndaje ndakubengutse, barambwiye ngo iwacu Florence kugira ngo tumuguhe ni 5 cyangwa 10. Kandi nanjye mama yarambyaye, arandera, aranyusa, anyishyurira amashuri, ankorera buri kimwe.
none ngo ngiye ngo ninzane inkwano nzihereze iwanyu kugira ngo bakumpe kandi mwebwe ntacyo muri butanga iwacu, ntabwo icyo gihe muzamurutse Kaminzi. Ni danje. Nyine ushingiye ku nyurabwenge cyangwa amarangamutima yawe, ibyo ibintu byose biri scam ni ibintu bikorwa mu buryo bw'ubwirukirimbuzi. Impamvu nkoresheje iri jambo, ubu wakubaza hejuru ya kino kirere hari iki? Ntabwo wakimenya. Aha, hanyuma se uwo muhango w'ubukwe ko tuzi n'ubundi bukwe bwabereye Kana, habaye ubukwe Yesu yari yatashye nk'uko babitubwira ngo vino zirashira, abwira mama we ngo mama aramubwira nti mwana wanjye dore zirashira, amubwira ngo icyo ndi bubategeke mu gikore. Ariko se uwari wakoze ubukwe uriya munsi bwo ninde? Uwari wakoye yari inde? Ntabwo mbizi ngewe. Noneho rero ibaze yifasha abantu akababwira ngo ni mu ntwerere mfite ubukwe, kandi wowe ugiye kurongora, ugiye kujya kwishimisha. Wowe wakoze mu mafaranga yabo araguhaye kugira ngo ujye kurongora nishimiye ko baguhaye na yabo. Sometime ubikoze wenda bo batazanabukora ngo nawe batwerere, wenda bivuge ngo ni mpanguhe. Nawe urabatwerera. None batabukoze cyangwa wenda babukoze icyo gihe wenda udahari cyangwa ibereye ahandi, ntabwo bari abasikaminzi ukarya amafaranga yabo utazishyura. Ese arubwo wasize umugozi ngo bayaguhe. Ahubwo mbere yo kujya kuyabaka, niba koko ari ibintu bikwiriye kubaho, kuki bavuga ngo ubukwe bagomba gutwerereza? Nta muntu ujya ubukora yihagije avuga ngo ngende umva nshaka kubukora nshora yanjye, ahubwo bose batega ubushobozi kuri bagenzi babo, kuko bazi neza ko amafaranga bagiye kubaha ari amafaranga atishyuzwa. Niyo mpamvu ari scam. Umuntu wese uzakenera aho kagwa amafaranga atishyurwa, utazigera umwishyura, uramusikaminze. Kuko urugero ukamwa ngo Jimmy, izi microphone zawe ukoresha narazikunze, zifata amajwi neza, ndumva nzishaka. Okay, naraziguze, bwana okay, naziguze 300, ndashaka kumpa 600 cyangwa 500. Kambwana nta kibazo rwose bitewe nuko nzikunda, ndaziguha. Nako ndayaguha, ukayama nkaziguha. Icyo gihe turaguze. Urampaye ndaguha. Ni ibiguzi by'ibyo nguhaye. None intwererano zo baka abantu cyangwa inkwano dutanga ni ibiguzi by'iki? Umuntu usaragurishwa. Nyine n'undi urumva bamugurishije, none se wavuga ngo iki? None se niba bamugurishije, kuki umuhungu we umuguze ataguzwe nta gaciro afite, nta gakwiye kugurwa? Umva rero nkubwire bro. Ubundi nyine natwe twakuze ari uko tubyumva. Mbimenya nuko nanjye nabisanze. Ubu ngubu rero kumbwira nk'ibyo byose. Zashaka umuntu ukuze kabisa ufite experience muri ibyo bintu bimubaza. Njye na experience ufite pe. Okay, mu buzima bwawe bwa buri munsi busanzwe wenda ibyo by'ubukwe n'iki na scam y'ubukwe tuyireke, nzayibaza umuntu ufite experience muri ibi bintu wanabukoze. Okay. Sibyo? Mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi ukunda iki? Kikunezeza mu buzima bwawe, ukumva kikunejejwe n'icyo kintu, ukumva uranyuzwe. Nyine ni ikintu nyine we muri make kigushimisha mu buzima bwawe. Ikintu kishimisha. Ubundi nukumva muri nge ntuje, numva afite umutekano. Nukumva muri wowe utuje, ufite umutekano. Umva buri kimwe cyose nyine nakibonye. Mbega kwanza n'ubundi yo nariye nanyweye mba nishimye nyine. Donc ubu nkugaburiye nkakunywesha tayari byishimo byawe ari byo ngibyo. Mva cyane. Wow, byiza cyane. Ni ikintu cyo kikubaza mu buzima bwawe, kumvura urababaye, kumvura hangayitse, ukavuga ngo iki kintu Imana hari ikindinze. Ntari bubone uko ndya. Bijya bibaho se? Okay, bijya bikunda kuba ubuzima nyine tu. Ariko nizere ko bitarakubaho. Byigeze kumbaho nyine, niyo mpamvu byigeze kubaho. Ariko mbize ko nanjye byambayeho kandi ndacyari. Si wande bayavuga ko iki kibazo kinigeze mpura nacyo. Nyine ntago wabimenya. Donc n'umuntu wandeba ntago ashobora kumenya ko ntigeze ngira umusatsi. Urana nazo nafite umusatsi. Nigeze nkora akazi gakomeye, mfite amateka maremare, one day nzasharinga abantu. Nkorera mu mama nakoraga i Burundi.
maze kuyakora nkoresha akazi k'uburetwa ibirenge birashishuka ariko mfite ibirenge byiza by the way wonye ikirenge cyanjye avuga ni wow good umusirimu raha rwose bana do reba kameraman ntashyireho kamera ngo ukirebe ariko nyine wowe turi kumwitegereza urebe iki kirenge uragishinja iki ikirenge barinze kamera kidateye ntabwo giteye impungenge ni cyiza abivuga ni hano kuri kamera sibyo bivuge kirasa gite by the way nawe ufite akarenge keza gasa neza urumva ariko dode ushyira hamwe urebe urumva icyo gihe nkoresha akazi kabi umusatsi urapfuka urumva ko yakwikorera amajerekani najyaga kumuvomera amazi hari ahantu muri resitora umusatsi urapfuka amera nk'aho intuzi ipfukama harya ngo urupfukamira rw'ihene rwihama ni iki umusatsi urapfuka hano habamo ikintu kimeze nk'intuzi ariko bwambona ndi umusirimu nicaye kuri kamera meze neza maze kurya maze kunywa nguwe neza ibyishimo n'umunezero byuze umutima wanjye yavuga ni Jimmy n'umukire yahoze ari umukire ebana ubuzima bwe ni bwiza nta mibabarazi nta n'imihangayiko ko nigeze mba ahantu muri Zambia nafite ku mafaranga icyo gihe barabana mbega umusore mwiza narijanye nyine ndi bogari mfite 80 ndo mutesi bya danje ariko urumva niki nkoko nkarya amafi nkarya breba narya gityo nshatse urumva breba narabihaze za yahurute narazihaze sigaye nicara icupa ry'amazi gusa numva ari ikintu kigwa neza umutima wanjye na n'ubu ngubu nshaka kwishima neza nitereka icupa ry'amazi ya Nili nkinywera amazi mba numva nguwe neza ibintu ngo by'ibisoda ngo by'amayahurute ngo niki niyo mpamvu mubona nsa neza sinjye nasa neza nubwo nawe uri mwiza kabyeri kuva navuka nkaba sindanamenya ngo basomaho gute ujya ukanywa wowe oya turi kuganira iyo bibaye ngombwa tu iyo bibaye ngombwa urasoma bitewe n'aho ariho tindi nywera winywera kabyeri okay ibyo ntabwo ari ikibazo kuko buri muntu wese agira icyo ashoboye kurya agira icyo ashoboye kunywa yes sibyo rero reka ngusabe wenda ugire message ugenera abakobwa bari badukurikiye muri kino kiganiro batinya kuba muri buno buzima tubamo mu mujyi wa Kigali bahura n'akabazo kamwe bakumva bahita birukanka bahura n'akabazo kamwe bakumva ko bahita bajya gucuruza ibice bigize imibiri yabo ugira nk'inama runaka bagira guys abakobwa ubundi icyambere ni ugutinyuka muri wowe ukumva yuko nyine nawe wiyubashye ugakora akazi kariko kose yego ukagakora utitaye kuko kameze yego akazi ubonye uragakora kose kose uragakora wow ubwo rero nyine inama nabagira nyine niyo gukora bahaguruke bakora umuntu akikorera nyine bitewe naho uvuye bitewe naho ugeze gukora ni byiza mbese batinyuke bakore barashoboye cyane reka nongere nkubaze iki kibazo kimwe cyangwa bibiri ni uwuhe mustar iyo twinjiye muri social media hano mu Rwanda ukunda cyane kurusha abandi bose bahanzi yego uratubwira umwe mu bahanzi utubwire n'umwe mu banyamakuru kari benshi cyane nkunda Israel Mbonyi niyo ndirimbo ye ukunda igukora ku mutima igufasha kabisa kumva arafashishwa indirimbo urayira kuraniye urashimbogo basi sorry mu banyamakuru niwe munyamakuru ukunda gukurikira mu Rwanda wumva ukunda cyane ukavuga ngo uyu munyamakuru ndamukunda aramutsa nanyemeye namubenguka kambera umugabo tubwire umwe gusa basi bitari byo ngibyo umunyamakuru ukunda wemera uvuga amakuru neza cyangwa inkuru neza ukumva uramukunze kabisa yego rero baravuga ngo ijya guhera arya ngihera ku rugo ijya kurisha ihera ku rugo sasa gushatse kuvuga iki
ngo okay umbwiye ibiganiro amakuru yego okay yego okay bitewe n'ukuntu nakubonye yego okay numva nyine naragukunze bitewe n'ukuntu uganira yego n'ibiganiro njya mbona ugira ntago ndinda kujya kure yego kandi uhari okay good urakoze cyane umwanya ndawegukanye cyane uzanambe nkubere umugabo sure yego sibyo se okay nta kibazo n'ubwumvikane nyine tu n'ubwumvikane tu okay good guys mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 niba wantekerezaga uyu munsi byibagirwe niboneye umugore Simone kuri kamera ntabwo ujya ukunda gufuha kubera ko abanyamakuru duhura n'intambara nyinshi uyu munsi nshobora kuba nicaranye nawe mu kiganiro kamwa nti Jimmy rwose ngewe nshingiye ko nakunze ibiganiro byawe uburyo ki runaka mbese ibintu nk'ibyo ngibyo n'uporopoza nemeye nanjye kuzagira gute kuzashyiramo akanya nkemera ese ejo uramutse ubonye nicaranye n'undi mukobwa mwiza kuri kamera nka gutya nkamutaka nk'uko natangiye ngutaka ntabwo bizakubabaza okay ubundi iyo uri mu kazi uba uri mu kazi yego bitewe nyine n'ukuntu umuntu aba ari mu kazi njye ntabwo nafuha aha good byiza cyane urakoze cyane Imana iguhumugisha mbaye ngushimiye reka rero nanjye ngire message imwe ngenera abakobwa badukurikiye muri kino kiganiro hari abakobwa benshi muri mujyi wa Kigali bamaze guta umuco muze kuntera amabuye cyangwa umucyo ntawe ndi buvuge mu mazina ariko ugasanga mu by'ukuri ubuzima bwe arumva yabujyana mu muhanda bamwe na bamwe bakajya mu biyobyabwenge abandi bamwe na bamwe bakajya mu ngeso mbi zitari nziza ntabwo ndibuze kuvuga mu mazina abandi bamwe na bamwe bagakora ibintu by'urukozasoni nyine bigaragara isi muri rusange ntabwo ibyo bintu ari byiza babireke mbagira inama bitinyuke bakore akazi kariko kose bakora babaho bagira ubuzima buzima kandi baba beza nkuko fura turi kumwe hanagize gute asa sibyo so reka mbashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250 Imana ibaha umugisha ibuka gukora subscribe like share ndetse na comment ciao ciao